komera cyane. Ndabona muba mubireba ko nsigaye nikorera akazi hano mu rugo, umugore yarantaye ariko nagize imana aratumuka. Ubu ngubu nsigaye njya noneho dore akabiri kamaze kuza nsa neza. Ni gusa icyo nababwira cyo mwibuke gukora sabu na share na comment, muje murabikurikirana. Nibyo rero ndi gukomeza kubaganiriza, ndagira ngo tugane kuri iyi ngingo. Nyimba uzi ko uri umugabo ukaba ufite umugore akaje arakwihenuraga ugakomeza kumwinginga, uwangizaga amafaranga yawe y'ubusa, menya ko wahiye. Njye wanjye yaragiye, ubu ryagiyemo mbikubwiye wahita ukagwa hasi neza neza ugasandara. Ubu ndimo gusekura agasombe, nimba ni umufana wanjye uze kuza nguhe ku gasombe. Ariko ntago ndi igisambo, ndabizi uri kuvuga ntago naguha. Ariko uramenya utabugira inda nini nk'iyo ngiraga rero. Wenda wabona n'umugore impamvu ntari uko ngiraga urudigi runini. Ariko wenda garutse nakihangana, ariko nari mfite ikizubazuba. Nari mfite ikizubazuba, naramurebaga nkumva iyi si n'ijuru ni ibyanjye ngenyine. Ubwo rero nibyo nakomeze kubabwira, ni ukwimana nubwo yagiye wenda ariko mfite agahinda. Mfite agahinda kamwe gakabije. Uzi kubura umuntu wari usanzwe widagadura, wahindukira guca ukabona umuntu wagira guca ikiyiko timpereza, wagira guca ukabura mubuze. Nta kuntu byabura kuba utafite agahinda, ni impamo y'Imana. Ubwo rero nibyo ndi kubabwira, nimba namuje murabikurikirana. Nibyo rero ndi gukomeza kubaganiriza, ndagira ngo tugane kuri iyi ngingo. Nyimba uzi ko uri umugabo ukaba ufite umugore akaje arakwihenuraga ugakomeza kumwinginga, uwangizaga amafaranga yawe y'ubusa, menya ko wahiye. Njye wanjye yaragiye, ubu ryagiyemo mbikubwiye wahita ukagwa hasi neza neza ugasandara. Ubu ndimo gusekura agasombe, nimba ni umufana wanjye uze kuza nguhe ku gasombe. Ariko ntago ndi igisambo, ndabizi uri kuvuga ntago naguha. Ariko uramenya utabugira inda nini nk'iyo ngiraga rero. Wenda wabona n'umugore impamvu ntari uko ngiraga urudigi runini. Ariko wenda garutse nakihangana, ariko nari mfite ikizubazuba.